Eyo mbahaye ikaze bakunzi ba Big Town TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus. Muri kano kanya rero tugiye kuhageza updates zigiye zitandukanye, so mbabwire ko rero ugiye kuba wavuga kuri update zaranze uyu munsi, ntabwo wavuga update ziranze uyu munsi ngo yerengageze imwe mu nkuru ziriwe zicara cyangwa se imwe mu nkuru ziriwe zizenguruka hano kuri imihanda. Niko twe tubyita tuvuga imihanda social media nyine ni imihanda, niko tubyita. So imwe mu nkuru yiriwe kuri social media ivugwa cyane ni inkuru yo bita Nkundineza Jean Paul wataye muri yombi, aho bivuga ko yafunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo yakoreye ku murongo wa YouTube channel yakoreragaho, urumva harimo gutukana mu ruhame, hakazamo guhohotera watanze amakuru ku byaha ndetse no gukoresha ibikangisho. Iki kiganiro ngiye gukora biraza kunsaba gukoresha ikintu bita iki gusoma cyane. Biraza kunsaba gukoresha ikintu bita gusoma cyane kugira ngo naza gukora mistake, ariko ntabwo yombuze gusesengura kuri tuno tuntu twagiye kuko uko byagenda kose hari amakosa amwe namwe yagiye akorwa, hari ibyagiye bikorwa bitari byiza, kandi nago maybe mumenye ko muri kano kanjye ngiye gutera comment zanjye nkurikije post niriwe mbona cyangwa se nkurikije uko saga imeze. So mbere na mbere rero aho bita Nkundineza Jean Paul yataye muri yombi ejo kuwa mbere ndakeka tariki 16 z'ukwezi kwa 10 2023. So ubwo ngubwo rero ubwo yatawe muri yombi yakurikiranyweho ibyaha bikurikira, ndaza kubigarukaho, ariko mbere na mbere reka mbabwire ko natwe kugira ngo tumenye aya makuru, kugira ngo tumenye iyi nkuru fresh, tubikesha RIB Rwanda Investigation Bureau. Ndakeka niko yitwa. Okay, niko tubikesha RIB, aho yaje kwa postinga kuri Twitter yayigira iti RIB yafunze Nkundineza Jean Paul, umunyamakuru wigenga entre parenthèses freelancer, ubwo ni mu ndimi z'amahanga nyine umukozi wigenga bari umufreelance. So okay, ahita komeza ati yataye muri yombi akurikiranyweho ibyaha yakoreye ku murongo wa YouTube birimo gutukana mu ruhame, guhohotera watanze amakuru ku byaha no gukoresha ibikangisho. Irongerete afungiye kuri station ya RIB ya Kimihurura mu gihe pereza rikomeje kugira ngo dose ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB kandi irongera gusaba abakoresha imbuga nkoranyambaga kubahiriza amategeko. Ubwo mwamaje kumva iyo post, ariko nanone ushaka kwita bibaza uti iyo post cyangwa se icyo cyari gushinjwa ni iki? Icyo cyari rero kugira ngo tugisobanukirwe turaza kwifashisha akavideo kuwo bita Nkundineza ya arimo aravuga nabi Mutesi Jolly, cyane ko we mu minsi yashize we numvishe baratangaje ko yagakatinga muri video. Mbere yuko tuvuga kuri amagambo, ariko reka tubanze tuvuge kwanza ngendaza nera comments zitandukanye. Nkundineza Jean Paul agize ati felicitation Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ushaka kwibaza ko ati felicitation Mutesi Jolly, ushaka kwibaza ati se felicitation Mutesi Jolly ni umwe mu bacamanza bafashe wenda umwanzuro bakavuga bati Nkundineza Jean Paul ugomba gufungwa igihe kingana gutya. Sorry ni Prince Kid. Nuko ngo nago kuvuga hari ari kuvuga ngo felicitation Mutesi Jolly, nago Mutesi Jolly ari waje ngo acurubanza avuge ko Prince Kid wenda arimo aragira kanani piganwa Mutesi Jolly yari arimo kurya avuga ngo felicitation ngo ntago ari amakipe ahanganye, ari ukuntu amakipe abiri abahanganye, urumva just nimo kugenda ugahura n'umukoci w'ikipe tuvuge APR na byari biri gukina. Hari ibintu byo bikunda kwa bafana amakipe, ukabona nk'umuntu runaka arimo arafelicitundisha felicitation ikipe yanyu yatsinze, mwabidukore none mwatwishe, none ibintu mwadukoreye ntibibaho. So none imagine none hamaje kuba urukiko cyangwa se hamaje kuba ibintu nkabiri mwari mumaje kubona. Icyo gihe Prince Kid yamaje gukatirwa imyaka 5 ndetse ni hazabu ya miliyoni 2. So uwo bita Nkundineza Jean Paul nk'umunyamakuru muzima araza kuri social media aranje ati felicitation Mutesi Jolly. Wajya ngo Mutesi Jolly hari nk'ikintu kirenze yaragezeho, cyangwa wajya ngo bari bagiye kumufungira nk'iwabo mu nzu, cyangwa wajya ngo nyine wajya ngo hari inyungu runaka yarabifitemo. So abantu bavuga ibyabo, nago nekeza ko twagenda tuvuga tuti ngo nyine ngo ntago ari byo rwose, ntago ari byo uko bimeze kose. Nekeza ko nimba ari n'umunyamakuru akana umunyamakuru w'umwuga, nago yakagombye kuza ngo ajye ku ruhande rumwe
avuga ati ngo atangire gushinja runaka na runaka. So twigarukire amwe amajambo yavuze ati felicitation Mutesi Jolly, arangira turishimye. Urumva umeze ute? Ugiye kunywa Hennessy, aramubaza urumva umeze ute? Amazi tugiye kunywa Hennessy, ugiye kunywa amarura, ugiye gukora party. Ahubwo nawe hari umuhanzi wita super manager yigeze kuri amagambo yashize vuga amagambo yashize vuga. So hari umuhanzi wita super manager nawe yigeze kurema ngo amagambo yashize ivuga, nanjye muhungu nayo ayangera amaje gushira ivuga, bitewe nuko nari nekereje kuri iyo case. Imagine ko nyine ari ukuntu man nuko ngo umuntu w'umunyamakuru cyangwa umuntu ukora mu itangazamakuru aba ari umwinfluencer muri kano kandi imaje imbere ya kamera naza nkavuga nabi umuntu, nekere nibuke ko abantu bari bunkurikirane niyo baba ari 3 cyangwa 5, abantu ari uburyo ndi kwa changing a mind. So bamaje guca, hari urubanza ruciwe, turabizi mu Rwanda ubutabera burubahirizwa ko uwo waba uri wese ubutabera ni ikintu cyambere, nicyo kintu cyambere kibayeho neza, gikora neza no mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe ukahita ati felicitation Mutesi Jolly ibyo wakoze. None se ubwo ngo uri gufelicita iki? Sinekeze ikintu ari gufelicita. Ugufelicita iyo afelicite abarimo ni nko kunenga abantu batandukanye. First of all urimo avuga Mutesi Jolly ngo yaramufu. None hari nawe yavuze ati ngo Mutesi Jolly ngo afite imbaraga zidasanzwe n'izi afite. Nambaga zidasanzwe afite, ahubwo wenda ashobora kuba afite ukuri, kuko wenda just hari ukuntu abantu banga umuntu ufite ukuri. So abantu bari kuri side ya Prince Kezi cyangwa side ya Ngundi Neza ntimubifate nabi, ngiye ndi kwikora akazi kanje nkuko namwe murabifata nabi, namwe muri gukora akazi kanyu niko bimeze, kandi ntabwo ngiye mvuze gukora akazi kanyu. So tugiye kwita tugaruka. Yamaje ati urumva umeze ute? Mugiye kunywa Hennessy, ugiye kunywa amarura, ese ugiye gukora party? Ngo party yigise, ngo party ngo yishimira ko ngo Prince Kid ngo bamufunze, nyumvira ngo ikintu ajya gukora party. Urumva nta kintu na kimwe yaragezeho cyo kuva, ntabwo nekeza ko atari no mu bantu bari hari hafi ku buryo yajya kumaza mugiye gukora party. Ati ngo ikintu gikora cyose uryoherwa, enjoy, reka mvuge ngo enjoy, uramugaritse nta kundi, komeza inzira watangiye wicika intege. Aranje ati ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo, ntabwo nagenda nako nakakubwiye, bimaze iki se operation yose wakoze? Tumuguhe umurye mutware. None hano just nawe uhita wumva wenda tumimagine wenda abantu bazi Mutesi Jolly ni umukobwa, tusango tuzi ko abadamu n'abantu b'abanyantege nke, ndetse ko Mutesi Jolly we icyo kintu ntabwo kimuzwi. None ibaze ko umuntu byonyine abantu bakoresha social media, uretse ko na Mutesi Jolly ari umuntu abimenyereye, ni wa muntu wirirwa ndazara kuri social media nkamutuka nkavuga ngo Mutesi Jolly n'ibiki akabyakira, undi akaza Mutesi Jolly akabyakira, undi akaza akabyakira. None imagine noneho just turi gusebya umuntu ako dukoreshe akazi, tuvuge tuti turi muri showbiz. Ntabwo njano nkavuga ngo Mutesi Jolly yambara nabi yajya kundega he? Nje kuvuga ngo Mutesi Jolly ngo afite yajya kundega n'ahantu yandega, kuko urumva ko just ndi gutera comment nkurikije uko yakagombye kuba yambara nk'icyamamare runaka. So nimba rero ariko none ndeke kujya kuvuga ibintu bitahwitse, nuvuge ati wenda umuntu runaka baramukatiye mitanza ngo nemeza abantu ngo niwe wamufungishije gute, mu gihe abantu bose bari muri rukiko bose bakoresheje code, nta rumwe wigeze wenda bavuga ngo uyu runaka ngo yavuze ngo izina rye ngo niwe byagenze gutya na gutya. Abantu yaba batanga buhamya byagenze kuri ya byose ni code zakoreshejwe, urumva. So nuko ngo rero ni big mistake tuba tugomba kumenya tukanubaha n'akazi kacu, kuko nuwabikoze nawe ntabwo kuri social media ariho tuza gufanira. Ntabwo ari bya biboro ngo byaba Gasogi ngo yakinnye na Rio ngo ubone ngo Ken Saraje ngo mwebwe ngo niduhura ngo iki n'iki ngo niduhura iki. Warumva Ken Saza gatuka umugore w'undi muntu utari muri noza, cyangwa se arumva Ken Saza just banza umenye ibintu ugomba kuvuga nyine na limit y'akazi, nibyo bintu bishobora kutwubakira. So muraza kunyangana uko ndi kugenda mixing ibintu, ariko namwe murumva ko ibyo yari yakoze ntago bikwiye, kuko wenda ikosa yakoze wenda abantu bashobora kubyumva bakabifata nabi, ariko ntago bikwiye. So nyuma yuko rero bivuga ko rero yatawe muri yombi, bikavuga ko nyine ngo yafunzwe, ariko nanone akurikiranywe ibyo byaha navuze haruguru. Ibyo byaha rero navuze haruguru
yarafunzwe akurikiranyweho, mwabyumvishe. Ariko noneho tugiye kugaruka kuri post y'uwo bita Mutesi Jolly y'uyu munsi. Ni ubwa mbere Mutesi Jolly byabaye ngombwa ko avuga. Ntekereza ko nayo mpamvu yavuze ari kugira ngo natwe tureke gukomeza ngo kumwiga, kuko n'abantu bose yego birashoboka ko dushobora, murabizi twumva amabwire, dushobora kwiyumvisha ko Mutesi Jolly ari we biri inyuma ngo iki na ngo iki, ariko nawe ukimara kubona iriya post, iriya video, nawe tubona ko bita Nkundineza Jean Paul yari mu makosa, yari mu makosa kabisa. Ibyo yakoze ntabwo ari byo, ntabwo ari ibintu bisobanutse kuza ukavuga ati felicitation. Just harimo ikintu cya mbere kibaye, ikintu cya mbere harimo kuba bapfobeje, yapfobeje ubutabera, umwanzuro wafashe akumvikanisha ko ibiki n'ibiki. None icya kabiri harimo none no kuza agasebya izina ry'umukobwa, mu gihe abantu bose baba batangabuhamya kuri iriya case bose bakoreshaga amakode. Reka rero twe kuza kwirengagiza, nta tutajya mu bintu byinshi rwose, tutirengagiza post yo bita Mutesi Jolly. Ni tweet yiwe, na gapost yashyize kuri Twitter. Turaje reka tukajyeho agapost yashyizeho kuri Twitter uyu munsi, kanze ndebe ko nkabona hafi kabisa agapost Mutesi Jolly yashyizeho uyu munsi, ko nkabuze ndakabuze, ariko reka tubanze mbere yuko tukajyaho n'undi mba mfite byinshi byo kubabwira, mwege ntimukagira ikibazo rega abantu banjye. Noneho reka tubanze turebe. Hano hari umugabo bita, nzajya mentioning abantu kuko uko byagenda kose nibo baba batanze amakuru runaka. Uyu nguyu hari uwo bita Apollonation kuri Instagram, niwe waje gufata umwanya nawe apostinga, agira icyo avuga kuri ibi bintu. Nuko kugira icyo avuga kuri ibi bintu yavuze ati, reka turebe post yiwe yapostinze, none akiraho text nini cyane kabisa, aho yarimo aravuga kuri ino case, ino case kabisa, aho yavuze ati ati nuko yashyizeho nawe ka video arangije ati dore amakuru, nuko amakuru muyabona, sinya posting ibintu nk'ibi ubundi, gusa nagira ngo mvuga akantu kamwe. Kwera iki abantu bagenda bakora amakosa namwe mubireba, byarangira bafatwa mukashyira ku bandi? Undi ati uyu mutipe nakurikiye ibiganiro bye byose amaze iminsi akora kuva last week. Umutipe yibasiraga Jolly koko, kandi nawe akabyivugira ngo nibashaka bazajyane, akinjira nawe akabyivugira ngo nibashaka bazajyane, akinjira ibibera mu rukiko. Uyu mutipe nyine umutipe yinjiraga n'ibibera mu rukiko. Uyu mutipe rero kandi mu bintu bisanzwe yakoraga ibintu azi neza ko byamukoraho, nawe ubwo yarazi ko byamukoraho. Kandi muri iyi minsi rero abantu basigaye bafata mikrofone bakumva rero ko bakumva ko barenze ku mategeko, ko ahari batagikorwaho. Urumva ni post, ni ibitekerezo byiwe yagiye avuga, arangije atavuga ati ahita tuhereza urugero rwo bita Jihad, n'undi bakorana kuri televiziyo imwe, n'uriya bakoraga kuri televiziyo imwe, n'uriya Jean Paul Nkundineza. So yagize ati ubuse Jihad we ni ikigoryi bingana gute, mwari mwumva hari umuntu yibasiye ngo amuvuge mu mazina ye? Iyo ashaka kugutuka umusore w'abandi aguhimba akazina aka, maze yangiza akakumanuka kabisa. Wowe rero uraje rwose uri gutuka umunyarwanda mugenzi wawe kuri kamera, ibyo nari gukora ni ibiki? Murimo muratanga ingero ngo kuri Kasuku ngo yirirwa ngo atuka abantu, hari n'abajya bavuga ngo Kasuku ngo yirirwa atuka abantu, ariko Kasuku ngo atukabazi n'ibiki. So ariko nanone reka tuhite tubanza turebe uyo bita Jean Paul iki cyaha kimuhamye, wenda uko byaba bimeze, kuko hano Jean Paul turebye ingingo y'161 ivuga ku gutukana mu ruhame, iragira iti umuntu wese utuka undi mu ruhame aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 15 ariko kitarenze amezi 2, ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200, imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze iminsi 15 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Gutukana bivugwa reka nsubiremo gato naza kwibeshya. Yagize ati ingingo y'161 iragira iti umuntu wese utuka undi mu ruhame aba akoze icyaha. Cyo ni ikintu cya mbere ugomba kumva, gutuka undi mu ruhame uba ukoze icyaha. Iyo none ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 15 ariko kitarenza amezi 2, hakazi hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200.
imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze, hakaza n'imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze iminsi 15 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ikindi kintu nuko ikindi kintu kirenga kuri ibi ni uko gutukana bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ni ikimenyetso, imigenzereze, ijambo cyangwa inyandiko bigambiriye gukomeretsa umuntu ku bushake kandi ku buryo butaziguye. So noneho tuhita tunajya no kuri bino bintu bino bintu ukuntu bimeze. Hari abantu ntabwo ari wa mbere utukanye kuri social media, ariko kandi ntabwo ari nawe wa mbere urezwe kuri RIB ngo yatutse runaka. Tujya twirirwa twumva ba Brian ngo agiye kurega fata ku mavuta agiye kurega uyu agiye kurega uyu. Ni ibintu dusanzwe tuzi muri social media, dusanzwe tubizi ko kuregana bibaho. Ariko noneho muri kano kanya ubwenge buke bw'abantu bafite barimo barumva ko uwo bita Mutesi Jolly ngo ari ikosa yakoze ngo kuba yagiye kurega uriya mugabo nta kosa yakoze, kuko umuntu ari wese ashobora kuba yajya kurega undi mu gihe muri social media arimo aravugwa nabi cyangwa se batari kumuvuga neza, cyane ko hari icyo bidestroyinga kuri we, na character ziwe cyangwa se imibereho yiwe. So rero nibyo biba bigomba kuba ko nimba umuntu akuvuze nabi cyangwa se aguharabitse mu itangazamakuru, biremewe ko wajya muri RIB ukavuga uti uyu muntu dufitanye ikibazo, byagenze gutya, uyu muntu yamvuze nabi, uyu muntu byagenze gutya na gutya, biremewe cyane. Then akaza kisobanura, then yahamwa n'icyaha, yahamwa n'ikosa agahana. Murabyibuka ubushize uwo bita fata ku mavuta aheruka kujya muri RIB, we yari yarezwe n'umukobwa ambassadeur n'umwambasaderi mu shyaka isa wa press Alia Cool, wo bita fata ku mavuta. Ubushize yari yagiye nawe yari yarezwe n'uwo bita Alia Cool, aho yavugaga n'amakuru atariyo, avuga ibintu bidahwitse, biza kurangira amureze muri RIB, nawe ajya kwisobanura, ajya gutanga ubusobanuro. Rero sinzi impamvu mwumvisha ko uwo bita ngo Mutesi Jolly yakoze. Nta kosa Mutesi Jolly yakoze, kuko biriya ni ibintu bisanzwe. Niba umuntu akuvuze nawe muri social media, wemere kugenda ukavuga uti bimeze gutya na gutya. Ari abo bita ba Coach Gahere nabo birirwa bavuga twirirwa twumva amakuru ngo bagiye kurega runaka, District nayo ngo yiriwe RIB, bande bose abanyamakuru benshi cyane, kuko akazi dukora sometimes hari igihe biba ngombwa kutanga amakuru. None iyo udafite source ya nyayo yizewe ukabona bigutayemo, nk'urugero Jean Paul nta source ya nyayo yarafite, bishobora no kumuviramo ikibazo gikomeye, kuko source ya nyayo yarafite ni yihese, nta source nimwe, kuko nta kimenyetso na kimwe afite. Buriya rero wenda uriya mugabo ni umunyamakuru wizewe, urumva, ni umunyamakuru nyine wari usanzwe akora. Ariko nanone ikibazo gihari kiragira kiti, nimba ari umunyamakuru umaze n'igihe kinini uzi kano gakino uzi ukuntu bimeze, si n'umuntu ngewe najya imbere ngo bino bintu akoze ntabwo ari byo, kuko arabizi ibyo akora n'ibyo abagamije arabizi. Noneho ahubwo ndi kwibaza ni umuntu usobanutse nkawe araza imbere y'itangazamakuru arangiza akaharabika umuntu mu buryo runaka, azi ko hari ingingo imushinja, hari ingingo imurega. Buriya ntago just nimba wenda uri kuri side runaka, nimba uri n'umufana w'abantu runaka, ukaba uri umunyamakuru, va mu itangazamakuru uzajya uza noneho uvuga ati ngenje kuvugira team B n'undi team B. Hari amateam B yaje niyo none ngo agezweho, ngo hari wabita ngo wone trend z'ikigezi irabasaza, ari team B zaba ngo baza Ben na Melody. Hari uza umunyamakuru usanga ngo ari kuri side ya Ben, hari undi munyamakuru ngo ari kuri side ya Melody, hano basigaye bahura bakenda kugira tuzabigarukaho byinshi cyane muri updates zitandukanye. Nta nubwo tuzanasiga n'inkuru y'ibiri kuvugwa muri iyi minsi ngo wo bita Melody Jaune ngo nawe ngo yaragonze, ngo basingira ngo imodoka ngo noza muri cyane, ngo ari ngo bifatwa nk'ari wagonze. Cyane nabyo tuzabigarukaho, tubibabikire mwege mumenye ko tubafite ibintu byinshi cyane. So rero tugaruke kuri iyi case ya Mutesi Jolly. Reka twifashisha ya tweet kabisa yiwe yashyizeho uyu munsi, ari nayo dusorezaho kabisa. Mutesi Jolly we ubwe yashyize kuri Twitter ati, iyo udafite none mbibutse ko ari nabwo bwa mbere njye nabona ku giti cyane Mutesi Jolly asa nk'uwise avuga kuri saga runaka ikimara kuba, kuko ubundi habaga utuntu nka Mutesi Jolly nk'amajwi ibintu bitafite gahunda. Noneho ubu ngubu yahise avuga ati noneho we yaje kuri Twitter ati, iyo udafite icyo umaze wigira n'icyo utwara. Urumva rino ni ijambo ry'ubwenge. Burya abanyabwenge bavuga gake cyane, niyo mpamvu nanjye kuko ndi umunyabwenge muri kumva navuze amagambo make cyane, amasegonda make cyane.
So Mutesi Jolly rero yagize ati iyo udafite icyo umaze wigira n'icyo utwara. Urumva kano ni akajambo ushobora kumva. Kano kajambo nimba wumva ko nta kintu umaze muri sosiyete, nimba wumva ko nta kintu wamarira abantu, ariko wigira n'icyo utwara, ikwamire utuze abafite icyo bakora bakore. Urumva nta kintu umaze wigira n'icyo utwara. Urumva nta kintu umaze, just nko kubona abantu bari kwiyubakira ibintu byabo, nta kintu wabikoraho, nta n'ikintu ubimazemo, ariko urimo urashaka kugira ngo uzubisubije byose birakumara iki. So yagize ati iyo udafite icyo umaze wigira n'icyo utwara. Bivuze ngo niba ntacyo wafasha umwana w'umukobwa mu rugamba arimo ngo kwihesha agaciro no kwiteza imbere, niba nta kintu wafasha umwana w'umukobwa mu rugamba arimo ngo kwihesha agaciro no kwiteza imbere, byibuze muhe serivisi yo guceceka, uhagarike kumusebya, kumucecekesha no guhora umucira urubanza. No kuvuga ngo hano yavuze ati niba ntacyo wafasha umwana w'umukobwa mu rugamba arimo rwo kwihesha agaciro, uri kumva, nimba nta kintu wafasha umwana w'umukobwa, ntabwo yigeze amenshone ngo ari we, nanjye se nimba menshone ngo ari we, sindi buze no kwigira umunyabwenge ngo mbabwire uwo ari we, ariko mwe mwegera abanyabwenge mu mwicuzingire. Yavuze ati rero nimba ntacyo wafasha umwana w'umukobwa mu rugamba arimo, umwana w'umukobwa nyine nimba yibere ku rugamba rwo kwihesha agaciro, nta kintu na kimwe wamufasha, sibyo? Nta support nimwe amufasha ngo uvuge ngo wenda ngo genda ngo nawe ugende mu nimba wenda bari muri izo class zabo ngo ugende ugira ikintu umufasha, ugire support umuhereza, we nono yakusabye service imwe gusa. Urumva mwe service imwe gusa yo guceceka, umere hano ugira ikintu birenzo, wijya kuvuga ngo uyu ngo ari kubikora gutya. None se umukobwa kari guharanira agaciro ke, ubundi uri kurwana n'iki? Ahora tujye none ngo umukobwa ari guharanira agaciro ke, urije kurwana nawe, ntabwo uzi ukuntu ibintu byagenze, ubundi buri mu biki. Mwe service yo guceceka, uhagarike kumusebya cyangwa se kumucecekesha cyane no guhora umucira urubanza ngo byagenze gutya. Ibyo gucira urubanza ibyo ngibyo wapi. Urumva anje ati ariko ndanabwira uwo ari wese ko uru rugamba na waruhagarika ngo bikunde. This is Jolly kubitaho n'agasiga waba yigurukira. This is Jolly agasiga. So urumva rasoje avuga ati nyine abwira uwo ari we wese ko uru rugamba na waruhagarika ngo bikunde. Nuko ngo ibyo mwigira byose ntabwo uzigera ubuzi bita Mutesi Jolly kurwanira agaciro. Mutesi Jolly ni umuntu arwanira agaciro ke kenshi cyane. Mutesi Jolly ni umukobwa yabaye Miss Rwanda 2016. Guhera 2016 tugeze 2023. 2023 amaje gucamo aba Miss bagera nko kuri 4 cyangwa 5. Urumva ariko Mutesi Jolly aracyavugwa. Mu Miss bose babaye mu Rwanda, Mutesi Jolly nekeza ko ntabwo abuze ubushobozi bwo kuba yajya kuba mu bihugu byo hanze nk'abandi bandi tusanzwe tubona. Ahako turamubona mu Rwanda ari mu bikorwa biteza imbere igihugu. Noneho Mutesi Jolly we niwe yigeze gufata, we afata gahunda avuga ati ngiye gutegura Miss East Africa. Muri ya gahunda yo gukomeza guhesha agaciro umwana w'umukobwa. Ni umuntu nyine ukomeza guharanira agaciro k'umukobwa. So egare ko uko byagenda kose akazi tubamo, nuko wenda ari umustar cyangwa se ari umuntu uzwi, uko byagenda kose case nimba wenda ahuye na runaka bakajyana akabazo akakavuga, biraza kumenyekana mu gihugu runaka, mu gihugu cyose. Ako uribaza ko uzi wenda hano hanze hari abantu runaka muri kano kanya wenda RIB yakira ibirego byinshi ku munsi, hari n'undi muntu ajyanye ikirego kisa nk'iki, ajyanye ikirego gisa nk'iki, ariko kuko ari we tuzi ngo turi kujya kumwirukanga inyuma iki n'iki, ngo nta kintu kibi ntabwo Mutesi Jolly yakoze, nta kintu kibi yakoze. Ibyo yakoze yari akwiriye kubikora kuko ari guharanira agaciro k'umukobwa kandi nako bigomba kugenda. So muri kano kanya rero nta n'ikindi kintu navuga, nta n'ikintu nabirenza ibingibi, gusa ikintu navuga reka ubushize nari kuvuga wenda ku ifungwa ryo bita Prince Kid, ndavuga ati reka nihanganisha abakunzi ba Prince Kid, nihanganishe n'abakunzi ba Miss Elsa n'umuryango wabo, abakunzi babo ko Prince Kid ataye muri muri kano kanya. None sinzo abo ndi bwihanganisha, ahubwo ikintu navuga reka nihanganisha abakobwa bose bari guhura n'ibibazo, bakabura uburyo birwanaho, bakabura uko birwanaho. So this is Slim Jesus, the real hitmaker, nijye muhungu wa mbere itonda kwisi. Kora subscribe kuri Big Town TV, dukomeze tugenda 5 kuri 5 duhuza ubutaha. This is Big Town update, buri munsi tubageza update.